imyitwarire y'abakinnyi ku munsi w'ejo ngiye byatumye ntekereza kuri ntagira no kubatekereza muri equipe nationale ariko imyitwarire yabo ku munsi w'ejo sineje gusa ikipe y'igihugu irahamagarwa buri gihe cyose akaba ari abasizwe kandi ubona ko wenda bagakwiriye kubona justify impamvu bagakwiriye kuba barimo nka Christian urebye buryo amaze iminsi yitwara Nsabimana Eric Zidane wenda nkeka ko ikintu kimugonga cyane ari uko ari umuntu w'umuri polivara cyane akina hagati y'umunsi ugasanga ejo yakiye muri defense wenda ubu ngubu muri no minsi iminsi akina mu muti wa defense cyane ukabona ko wenda hamwe mu hantu amavu barwaye muri defense ntabwo harimo cyane ugasanga dufite defense isa nkaho imaranye igihe kinini ku buryo kubona umuntu umeneramo kuko na Clement hakurya ntaba yahamagaye kandi tumubara nk'umudefenseri mwiza wa mbere hanyuma Ragiwe kuri form afite n'uburyo ari umukinnyi wa equipe nationale ngende nuko andi ma equipe nationale ahamagarwa dufate nk'urugero nko muri equipe y'igihugu y'Ubufaransa Christopher Nkunku form agize z'ukwezi kumwe bise bimugarura muri nationale kuko asanzwe ari umukinnyi wa nationale natekereza ko nka Ragiwe yagakwiriye kuba ari muri nationale bigendeye n'abawinga dukeneye ndetse n'uburyo urebye dukeneye resultat gusa nyine umutoza babareba ntabwo yahita twarwa wenda na match imwe kuko yababonye muri pre-season kandi pre-season usanga abatoza benshi batazivalidatinga cyane ariko nkuko batangiye championnat bitwara neza ntekereza ko mu zindi corap zizaza muri qualification z'igikombe cya Afrika bashobora kuzabona umwanya wo guhamagara ariko n'abakinyi bese harimo ikibazo mwihamagarwa ry'abo bahungu siwe gusa niwe na Christian yego ikintu cya mbere kigaragara nuko muri federation habanje kuba deba umutoza amaze gutanga liste ndetse abayobozi ba federation baramubwira bati twese twitegereje imikino y'inkera y'abahizi twabonye abahungu ko basoje sezishize biragoye ko wasobanurira abanyarwanda ko uri bujyane nimero 3 umwe ariwe Claude ugasiga Christian kandi Christian ari muri form kurusha Claude biragoye ko abwira abanyarwanda ko Rage wari urimo uragaragura omborenga mu mikino y'inkera y'abahizi yamurangije umwe mu meilleur joueur muri iyo competition kubumvisha ukuntu atagarutse muri equipe nationale sinjaka kujya mu bintu byinshi nsigaye ngerageza umutoza kurinda umutwe wanjye kwanga ko bakushyiraho ya matafari nsigaye nanga gushyira amatafari ahantu kugira ngo ndashyirwa ahandi ariko kimwe mu bintu bikwiye gucika muri equipe nationale kurusha ibindi binababaje cyane nuko my personal issues kuba hari umuntu runaka numva yuko ntakwiye kuba umugaragu we cyangwa ntagomba kumuserva uko abishaka agomba kudikita uko equipe nationale ihamagara reka tujye ku ikipe nk'ubu ngubu kudahamagarwa kwe n'uyu mupeti Christian nka Christian we nk'ibintu bamushyiraho ku kintu ugasanga umuntu aragenda ngo Christian we impamvu atahamagawe ngo hano abidefanda avuga yuko nk'urumugitsi hanyuma banywa inzoga ubuse ntitubazi ngo Rage ngo yagiranye ikibazo n'umuntu navuze uko bagiranye ikibazo ngo ntazongera guhamagara waretse gushyiraho ya matafari umuntu ahamagara abakinnyi b'ikipe y'igihugu ku buryo umuntu aca umwana muri equipe nationale araje de 25 umwana uri muri form cyo ntago ari icyo umuntu wavuga ngo ngengo ko ngo zihorere wigera kure byihorere wigera kure byihorere sasa n'umuntu wa danger byihorere ka tujye mu ikipe ya Rayon Sport ikipe ya Rayon Sport ku munsi w'ejo yatakaje uyu mukino Eber mu bakinyi bakinye niyo mpamvu twangiye kuri line up Sermogo yari hanze ka Bange niwe wakinye kuri kabiri umutoza yari yakinye systeme nyine aba defenseur bane abafana bamaze iminsi bifuza bimwe mu byagaragaye harimo ko ikipe ya Rayon Sport ubona ko ifite manke yo kutagira rutayizamu ariko kandi mu gice cya kabiri twabonye imipira y'imiterekano kuko mu by'ukuri Guara amaze guhindurirwa umwanya wabonye ko yakoreho amakosa menshi babonye amakufra hafi y'izamu kufra zigera kuri 6 ariko ntibazibyaza umusaruro Rayon Sport wayanariza ute ku munsi w'ejo kuri uyu mukino batakaje ngira ngo kuyanariza biranoroshye cyane ku muntu urebye umukino ikipe ya Rayon Sport yakinye ku munsi w'ejo Eric yabivuze neza mu nkuru ko bateye mu izamu inshuro imwe nayo yabaye mu gice cya mbere ku ishoti rya Tony Kitoga ibaza nayo kugira ngo ikipe biri gushaka igitego cyo kwishyura ariko ntize kubasha gutera mu izamu hanyuma gusoza umukino wose muri rusange bateye kona imwe birumvikana ko hari uburyo batakoreshaga batabyaza ku musaruro wenda baro bafite ariko ngiye nkabibona mu buryo bw'abakinnyi
gihari nge ntabwo muza n'abantu bavuga ko wenda ikibazo muri Rayon Sport nyamukuru ari umutoza kubera ko umutoza bafite tuzi muri Mukura ko yageragezaga kuba yabona intsinzi ariko se kuki yabuze muri Rayon Sport ubwo biranjyana ku kintu kijyanye na karite z'abakinnyi afite nk'ubu urebye imikinire ya Lotfi